mugize ubwoba katumenye dukomere Imana amashyi Messengers of Christ, makumyabiri na kane, congratulations. Ifoto ni isoza batubwira. Satisfeito umwanya yacu twebwe twicaza mu uyu murongo twigireye muguma huga mujye mudusobanurira ariko Limonita, Izerejide, Pasta, Dadi, makumyabiri ini mami dushimire Ivona, makumyabiri na gatatu, Ariza, neza kubasigaye, amuhereza hanze kuba makumyabiri abashyirije abantu bacu. reka twongere tubakomere amashyi nuko tugiye kubi Weste boka ini twakomera amashyi menshi rimwe kabiri gatatu hano hirya barayifite twakomera amashyi rero muri kamera rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu Sandrine na Betty Avance kirwa bamwita Imana n'izigiri dukoze isoni Esther uramukandasenga uyu mukanya gufata amaboko mashaka ubundi ajya mu ifoto ugakomeza aha
tubakomere amashyi menshi cyane. Tugiye gusaba abaganga b'abasaba. Ariko dukoresha agakoresha urubuga rwitwa WhatsApp na Facebook. None nta rubuga dufite. Inshuti zanjye aretse tugura urubuga rwa Messenger. Uko bigaragara murabwishimiye. Umuntu uri hano udakoresha Facebook, ariko niba ukoresha WhatsApp uzamuka. Facebook nawe twese uriya wenyine ukoresha Facebook, uriya nanjye na Shema n'uyu Esther arakoresha na Esther na undi. Ngaho rero abantu bane bonyine twese tuba tuzikoresha dukoze Messenger zo Plastic Group kuri Facebook, nkajya nandika ngo muraho Messenger, bagahita basubiza bishimye turaho twese, bajya kumva Benjamin ngo turaho. ariko mugiye burya hano dore mugiye mukuza nta kibazo reka nsebe kirenga zihano Josiane atambuka DJ komereza twe tugeze DJ Mami, azane
nataka cyangwa wenyine tunyuza mu kanwa unafateho Congratulations, I have a message for you. God sent me to ikibazo mbazo Imana Grace yatubwiye I have a message. atumukomera amashyi menshi cyane God sent me. umuntu uze kugira ikibazo aze kwegera mami aze kumbwira umuntu watomboye Murekezi ntagire ikibazo umuntu watomboye Imari Fura ntagire ikibazo n'umuntu watomboye Shyaka ntagire ikibazo watomboye uwo mwiza Grace ntagire ikibazo ishimwe ya Sente wamutomboye baraze kwegera wa mukobwa reka zamuke ishimwe ya Sente w'ingenzi witwa Mutesi witwa Kamutesi witwa Mucyo ubu muri tuzabikora maze nzabikora nakoze ariko kuba mpagaze hano nabikesha gusebya basi hari umuntu witwaga Imana yari dati afatanyije n'umuntu witwa Mutoni Geneti umukobwa muremure utwaye yari umukobwa mwiza uwo muntu akomeza kugira ngo tujye gusenga bava aho ngaho ajya witwa Sky umuntu nkunda cyane aho Sky ari hamwe na Mutesi atari Mutesi uyu twebwe n'imisenge turateta ba Mutesi ba Kabatesi sibyo bahise bavuga ngo bana bacu ni mutete kuko mufite ababyeyi bagize bate babakunda bazana umuntu witwa Shyaka we na Kabatesi Kabatesi aduteteshe rwana ishyaka siko twabikorera amashyaka baje inyuma bazana umuntu witwa Eddie Boy Mucyo Robert afatanyije na Mutesi bakomeje kuduteteza amen turateta babigenza neza nyuma yanjye bazana umuntu uvuga ngo twizere Imana yizere iyo Mana tuyizere ibyo ntibikwiriye kuyizera gusa ahubwo tuzane n'undi uvuga ngo tuyishime badereza umumama witwa Dushima Imana Joy Imana turayishima reka se abikore neza nyuma baza n'umuntu witwa Imana wakumvishe kano kantu Imana iradukunda Kamiri umuyobozi mwiza cyane baravuga Kamiri umuryango uzaba ugiremo neza akira n'umugeni mwibanze bahita badereza uwitwa n'umugeni Anisa ubu niwe mugeni Anisia n'Imana iradukunda rwose badufashe neza kuba wicaye hano ni uko Imana idukunda twize ijambo rivuga urukundo Kamiri aradukunda Imana iradukunda uwo mugeni natwe azatuzanira undi amen buriya wasanga bazazana ngo niyo nkuru Beti to simbivuze niyo nkuru Beti akahita aba mami akahita haza umusore mwiza cyane
akitwa ngo ni benshi ni si benshi mesenge turungutse umuntu witwa ndungutse akatuberana urumva ibyo bintu ni ufata amaduka akabyara amavuta reka ibyo bintu tubikomere amashyi menshi cyane noneho niba hari akandi gasage kakanzaniye hano umuntu ugiye kwamagana ubaye icyatumye ubaye ikintu abantu bakunda sibyo buriya nuko imana ibyubaha sibyo gusaba uburyo bagiye kurya abantu babucuruza sibyo sibyo cyane gucuruza ntabwo kandi ariko abaye n'umuziki ntabwo agiye bakukana amazi babucuranye asa biruka Sibani. Njye n'umwe bari gufasha. Apo, nawe batumodere bazanye. Cyo kumanuza. Reka tumukomere amashyi menshi cyane. Amaziwe abazi iki. Sibyo. Ayo ni ubukwe. Babucare barashobora. Bagiye kubanza abandi. Arakuze.
twakomera amashyi menshi. Saha muri kwifotoreza. Ubonye ifoto yawe. Ifoto ya hano. Kandi twakomera amashyi menshi cyane. DJ. Kandi ujye utamira ureba hano. Twakomera amashyi menshi. Sawa muzicwe n'inzara iradukura Imana muzicwe n'inzara ntacyo Imana yabuze mu muryango wacu Imana iradukunda akira undi nawe ngo ni umugeni wawe Bashaka kutumaraho mwana. umugeni murari sinabyemera Cyangwa bagiye batuguze. Sawa nanjye rwose ndagukunda sinabyanga Hano ni sawa. Kubera ari amatafari tuba turi kuboneza urubyaro mubyare muri mese ariko nidushyika hanze dukore family planning sibyo nyine tuboneze urubyaro bake dushoboye kureka ariko muri mese ntabwo ibyo tubishaka genda ubyare 40 reka dushimire abari babyiye 53 reka tubakomere amashyi menshi noneho DJ twakomera amashyi menshi cyane Elizabeth Murahanza Mungu afite ubwoba. Tamuniga uhari Yatangaje kwizamura ngo. iyo nshuti yubaye Pascal,
What